ku bigabiro byiza, ibigabiro byiza ku gicumbi cy'umuco n'amateka yacu atubereye. Tumenye byinshi ku muco, imyitwarire ikwiye umunyarwanda wuje umuco n'indangagaciro ndetse na kirazira. Tuganire no ku mateka y'igihugu cyacu, twungurane ibitekerezo, dukomeze tuba abanyarwanda nyabo. Agahugu kadafite umuco karacika. Tubiganireho gutya mu buryo umwe cyangwa ubundi. Ni ibiganiro mpaka byubaka ku muco ndetse n'amateka, byafasha kubaka imitekerereze yawe, yanjye, yacu twese nk'abanyarwanda. Ni Ibigabiro Byiza TV. Ikaze rero. Ndagusuhuje. Ahangaha uri ushobora kuba bwa mbere uhisanze, ariko imbaga y'abantu 900 n'abandi gusa ubwa mbere. Ndabasuhuje rero. Aha bahita mu Bigabiro Byiza TV. Ni ku Bigabiro Byiza TV twiyemeje kukugezaho ibigendanye n'umuco ndetse n'amateka umuco wacu cyangwa se amateka nyarwanda. Nyuma y'iminsi ishize twajyaga tuganira ku bijyanye n'amakuru agezweho iyo hakurya hariya, ariko hakurya hariya tuzatubaha update mu gihe tubona biri ngombwa. Reka tugaruke ku muco gakondo wacu. Byagenze bite? Bigenda bite? Ni gute umuntu yisanga yumva agomba gutungwa n'ibyo abandi bakoreye? Ntabwo mvuga abahungu bangango ya mwumve nabi. Ni gute umuntu yumva yabyuka mu gitondo akajya ku muhanda gutega ibiganza abantu ngo mumfashe nyaboneka, ugasanga afite amaguru, amaboko, yewe yavuye mu rugo ntigize nayoba nibura ngo ajya hadasangwa ajya. Hahandi abyuka ajya kwicara, ajya gusaba cyangwa se guhoza nk'uko babyita, akaba ariho ajya. Wamuheza 100 akamenya ko ari 100, akagushimira cyane. Wamuha igiceri cy'icumi, yewe naho bagira 100 wamuha n'ikimiya, akaba yakikujugunyira cyangwa se akakutuka ku babyeyi bombi. Byumvikana yuko imyanya ye yo mu mutwe ishinzwe gukontorora imitekerereze cyangwa se imyitwarire nta kibazo ifite mu bijyanye no kumenya icyo akeneye, kuko akeneye amafaranga. Iyo umuhaye make yarayagaya, wamuha menshi akagushima. Iyi myitwarire yo gusabiriza ituruka ku ki? Ni igice cy'ubwonko gishinzwe kugenzura imyitwarire, kutagira isoni, kutagira ubwoba, kutijena, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nicyo cya kindi iyo umuntu yasinze yirukanka cyangwa agaragara mu nzira akihagarika akumva nta kibazo. Iyo cortex frontale iba yamaze kwangirika cyane. Ku muntu rero ujya ku muhanda akicara nta kibazo na kimwe afite amaguru n'amaboko, ashobora kuvuga, ashobora kugenda, akajya gusaba, umwaka ugashira, yewe hari n'ababa bafite abana mu mugongo ahetse, cyangwa se akaba ari umugabo umuhagaze ugihagarara rwose nta kibazo afite na kimwe. Wanatinyuka wamubwira ati urashaka iki hano? Ati mumfungurire mubyeyi. Akakwita mubyeyi uri umwana bitewe n'uko nyine umutwe harangiritse, arumva rwose ari uwo kugirirwa impuhwe. Nyamara hari n'igihe aba yibwira yuko yerushije abantu ubwenge bose barimo kumuca imbere bakagira icyo bamuhereza. Reka nkumanure tujya bita Sunpoint muri South Africa. Hari umugabo we n'igitangaza, ni agahomamunwa. Yewe mujya muvuga ngo abirabura nta bwenge bagira, niko bajya bavuga abantu benshi. Si twe tubivuga, ariko rimwe na rimwe mu mvugo turanabyumva bamwe babyivugira. Umwirabura abashije gutera imbere, ukora ikosa akurusha ubushobozi, turi ku bwenge bw'abirabura mwabaye muti. Rimwe na rimwe mu bwenge bw'Abanyafurika mwabaye muti. Uyu we ni umuzungu, yafashe icyapa aracyandika ashyiraho ngo tutabeshyanye koko. Tutabeshyanye koko, ngo wamburira n'amarande 20 nkinywera agacupa nanjye. Titimagine amarande 20 ngereranyije mu manyarwanda ushobora gusanga irande rimwe amarande 500 ni amafaranga 30,000 wenda na kimwe. Nawe uragabanya wumve rero. Mu by'ukuri umuguriye nk'udupeti 2 mu kabari, we rero asaba avuga ko ashaka yo kwinywera ku muhanda kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Ku mugoroba rero nk'uko ijisho ryanjye rimbwira cyangwa se imboni zanjye ziba zakurikiranye, zikubwira ko ku mugoroba agenda akicara mu kabari ngakabara amafaranga menshi cyane, ngatunze umuryango. Ku munsi umwe ngashobora kwinjiza amarande 1000 cyangwa no kurenzaho. Agahaguruka akagenda, agatega akamoto akagenda, abamuha bamureba. Abo rero, uwo rero ni inshuti y'abasinzi. Ngiye bahamugezeho
rwose ngo ntibamurengaho ko babona ni mugenzi wabo. Cya cyapa kivuga ngo tutabeshyanye koko ngo ntiwampa n'akapeti kamwe cyangwa akabyeri kamwe. Ubwo urumva uwasinze harajya akavuga ati nanjye nanyweye reka n'uyu nguyu muremenyere. Ariko iyi mitekerereze yahindutse badi. Ahangaha ni mu Bigabiro Byiza TV. Unkorere subscribe. Uzadusanga i Rwamagana mu bigaro bya Rwabugiri, uzadusanga i Rwanda rwa Gasabo, urahazi se? Igikomero. Vuba ahangaha turabatembeza tuhageze i Rwanda, aho u Rwanda rwakomotse. Kubwire noneho ibyo utari uhazi mu Rwanda rwa Gasabo. Turibanda ku muco ndetse n'ibiganiro ku mateka. Ugire ibihe byiza, mubane natwe. Unkorere subscribe. Nawe niba mu mutwe wawe ufite imyitwarire idasanzwe, uzegere muganga. Kutagira isoni, kudatinya, kwiyumva bidasanzwe, hari igihe aba ari uburwayi.